ariko iyo umusifuzi bagiye gutera kufura akagira atya akarambura ukuboko akwerekeza mu izamu, ntabwo wemerewe nyine kuyitera direct nyine nuko nyine ako kanya gukuraho ku kirenge cyawe ushyira mu izamu. Indirect hagomba kubanza kubaho ko umwe mu bakinnyi akora kuri uwo mupira utari wowe uteye. Ngo njyewe niba ngiye gutera umupira hari undi mukinnyi ugomba kuwukoraho, mu bakinnyi bemerewe kuwukoraho kugira ngo igitego kibarwe. Yaba ari umukinnyi wo mu ikipe ya polisi iyo awukoraho rage ateye umupira ugakora ku mukinnyi wa polisi abishaka cyangwa atabishaka ukajya mu izamu, igitego kiremerwa. Ukoze kuri miri ugakora ku mukinnyi wa APR abishaka atabishaka ukagenda ukajya mu izamu, igitego kiremerwa. Ariko awukozeho ngo rage yawuteye ukora ku wundi mukinnyi nibwo igitego cyemerwa. Ukora ku wundi mukinnyi nibwo igitego cyemerwa. Cyangwa se iyo Pierre awukurikira gardien wa APR akawukoraho, niyo gardien wa APR awukurikira akawukora, niyo yakoze imitwe y'intoki apfa kuba yawukozeho. Urumva ko intoki ku mugardien we yemerewe kuzikinisha, niyo yari kukurikira agashyiraho intoki ze gardien wa APR igitego cyari kwemerwa. Ariko kuki kitemewe? Rage yateye umupira, nta mukinnyi wa polisi wawukozeho, nta mukinnyi wa APR wawukozeho, na gardien wa APR ntiyawukozeho. Bivuga ngo wavuye ku kirenge cya rage uhita ujya mu rushundura direct. Ibyo rero yateye kufura bita direct kandi yemerewe indirect. Kuki yitwa indirect? Nuko wakoze ikosa wa APR ntabwo yarikorewe umukinnyi wa polisi, nabigusobanuriye. Yafashe umupira n'amaboko, ntabwo umukinnyi imbere yemerewe gufata umupira n'amaboko, kandi yawufatira inyuma y'urugo rw'amahina, ariko ntiyateze ntiyanakuriye umukinnyi wa polisi. Yakoze ikosa ryo mu kibuga ryo gufata ku mupira, ariko ntiyarikorewe umukinnyi wa polisi. Sinzi niba byumvikana, kuko nta nahore n'umukinnyi wa polisi ntiyamusunitse, ntiyamukuruye, ntiyamuteze, ni baro yafashe. So iyo ni indirect free kick rero. Noneho hari icyo abantu bari kwibaza, ngo none se ngo umuntu ngo yabimenya ate ngo ko indirect cyangwa atari indirect? Umusifuzi iyo azamuye ikiganza gutya, iyo azamuye ikiganza, iyo ni indirect free kick. Ni wa mupira utemerewe gutera mu izamu direct iyo yakizamuye atya. Ariko iyo umusifuzi bagiye gutera kufura akagira atya akarambura ukuboko akwerekeza mu izamu, iyo ni direct free kick. Abantu baba babaye confused ngo nese ngo rage ngo yabirota ngo akamenya ko ngo atemerewe gutera mu izamu, kandi umusifuzi yakoze geste akabimwereka yazamuye ikiganza. No ngo uwo mupira ugiye gutera ntabwo ugomba guhita utera mu izamu direct. N'ubutera ukajyamo nta muntu ukozeho ntabwo igitego cyemerwa. Cyokora nugira amahirwe wenda umukinnyi wa polisi yawukoraho cyangwa APR cyangwa gardien wa APR akawukurikira akawukoraho, ibyo byari kwemerwa. Ubwo rero umusifuzi 100% yakoze ibyo yemerewe. Ibicyemerewe yabanje gusifura, aravuga ati nsifuye ikosa, kuko APR yari ikoze ikosa. Arisifuye anababwira mu marenga y'umupira iryo kosa sifuye uko risobanurwa cyangwa uko rihanwa. Niko kuzamura ikiganza aravuga ati nubwo nsifuye kufra cyangwa se free kick, ariko iki kiganza nzamuye mu mategeko kivuga yuko utemerewe gutera mu izamu direct keretse umupira ukoze ku wundi muntu. Niyo mpamvu gitwa indirect cyangwa se indirect nyine, si direct. Iyo agira atya nibwo ari kwamwemereye direct kandi yagize atya. Hanyuma abantu babonye ku ruhande yiruka, ari naho habaye indi confusion, azamura igitambaro, baravuga ngo basifuye offside. Sibyo, uriya musifuzi wo ku ruhande ni icyo afasha arbitre, niyo mpamvu yitwa linesman. Uzumva mu Kinyarwanda turabicurika bigatuma tudasobanukirwa, bakamwita ngo ni ranziman cyangwa ranzimen. Ni linesman, ni mirongo line mu Cyongereza, linesman. Imirongo ni yihe? Abantu bazi ko ari imirongo gusa yo muri pitch iyi ngiyi ngo iyi ngiyi, bazi gusa ko ari yareba gusa. Oya, no kureba urukuta uko rumeze niwe ugomba kubwira arbitre ngo nagufashije kureba wa murongo bakinnyi bari bahagazeho batonze bakoze miri cyangwa urukuta. Nagufashije kureba niba nta mukinnyi wa polisi cyangwa APR wakoze ku mupira. Linesman niyo mpamvu ahagarara acungana n'umurongo wa nyuma.
akareba ese hari uwaraririye, ese hari umuntu wawukozeho kuri miri, ese nta wawukozeho. Nibyo yamanikiye avuga ngo igitego ntukiyemere ko umurongo narebaga abakinnyi bari bahagazeho nta wawukozeho. Yanterpretaga ikivuga ngo nta wakoze ku mupira, ntabwo yavugaga offside. Abantu rero bahise bavuga ngo baraririye gute, ngo umusifuzi ni linesman, arabyemerewe kureba uwo murongo w'urwo rukuta akawufataho icyemezo, n'akazi. Niyo mpamvu yamanitse amuga ati no, igitego cyemewe ahita yiruka ajya mu hagati mu kibuga. Urabizi igitego cyemewe arbitre wo ku ruhande yiruka ajya muri centre aho bafungurira. Ntabyo yakoze, niyo mpamvu yamanitse. Ariko niyo yamanitse ari offside avuga, yamanitse amenyesho hagati ko nta muntu wakoze ku mupira, ko hagati yanateye kude, abonye yamubwiye ati nta muntu wawukozeho, nibwo yahise avuga ati ni goal kick. Nuko byarangiye hari uwavugaga ngo no, ngo bari gusubiza polisi ngo chance ngo ikongera ikayitera. Oya, iyo uteye direct free kick kandi bagwaye indirect free kick, itegeko ryanzura rivuga ko the game restarts with a goal kick. Umukino wongera gutangira ari uko bariteretse imbere y'izamu ryabo bari batewe kuva. Ni nabyo yakoze, isagira atya aravuga ngo nimutereke baro ngaho umuzamu pira ikina. So feye 100% mu abasifuzi indabyo zabo. Thank you.